urambwiye ngo urashaka imbogo dore imbogo ngiye bide shawa mbogo arakubeshya aratana indirimbo twakoze nta zeza se urangwa nashaka Allo we niwe mbogo arakubeshya arakubeshya nagufatira narebi Nuri umusobanurire iyo mbogo yari umusobanurire reka nagufasha niwe mbogo imbogo ziba Nyagatare no kwa batanu niwe mbogo arakubeshya washa cyane ubute n'ubushyushye hayibana ubwo mu rugo kwivuko ni hehe iwacu kabukiri Edwe ni hehe bugi wacu Edward se n'umuhungu wawe cyane Edward ngo ngwino umwibutsa kubera icyo bari kukuba Data hangani kwa jadi ni bajya bavugana nako maya data no ako ngiye kujyamo da ngiye kujyamo ndebe ko mbona ntuza hariya ya nagara Ako nahanga hape biti ako na do no kuvuga ngo hano ibi bikoresho rero amateleviziyo mfite na aratandukanye hano yego mfitemo guhera kuri plus 32 kugeza kuri 85 marke zose ushaka hano wayibona hanyuma se tukira aho ngaho nyine hari abantu baba bari hanze bo muraho ni karibu bo karibu aho se kashinze ndiko ntacu bo mwiriwe mutete ni sawa yeso nashimye yesa naye murakomeye bo ako ndabona ahantu hari udukoresho twiza dusamaje bo boss none se biba bihagaze gutanga hano dufite ibikoresho by'ubwoko bwose bo mamuje yarambwiye ngo hano haba hari ibiteleviziyo by'icyo kingana gutya icyayi kinini iyi kingana gutya noneho dore icyo kiri icyo kiri cyane ifite garanti yizewe dore garanti yayo ni imyaka 10 imyaka 10 noneho namwe ya mufite ibikoresho byiza bo cyane iyi bayita water dispenser dispenser ibyo nywa amazi water dispenser okay water dispenser wow bo hari ifuru munazigira amafuru meza hari amafuru yazanje bari bona wotsa amakanyama hano oya nago tujya twotse ibigori wa mungabo nago tujya twotse inyama iyi ifuru yotsa inyama naho inyama hano ugashyiramo agahene kose kakajyamo hose hano nimbe ahubwo mawashangiye kumuzana ngo iyo nuza yanyu bayitanguki aha ni kuri FB Star ni iduka ryiza cyane ritanga FB Star dukora hano imbere ya City Plaza imbere ya City Plaza hano mu mujyi hari mu mujyi rwagati muri quartier commercial ngo hari na radio n'amaradiyo mfite umusheri nshaka kumuzanira ubundi nshaka kwizibeta mabusha muzana mabusha yagiye kwa kuri ku giciro cyiza cyane amafaranga make ntago yarenza bitanu oya na udarura ngo yarenze rwose biterwa nayo ufite radio zitandukanye sibona ko mfite amoko atandukanye se iyi ngiyi yahagagaza iyi ngiyi ni makeya cyane anga 85 aho mugabo 85 zikari kibanza cyo mucya ushaka aduhamagara kuri nimero yacu ya telefone ni 0788 30 80
75 kuri Instagram yacu ni FB Star Company Limited. Televiziyo nk'umukiriya uguze televiziyo hano Yego. tumukora free delivery tukayimugereza mu rugo tukamuha urashaka iki? Njye ndimo ndashaka umukunzi. Nshaka kumenya radiyo ariyo kwanza. Radiyo iyi. Ni televiziyo. TV Rwanda. Ntabwo ari televiziyo. Tuba twakora kuri YouTube channel. Ahandi wiri kubona bya biri ku matelefoni, ubona imbogo, ingagi, ubona buri kimwe cyose. Hari radiyo TV1 yafashe. TV1 iyi. Yaramfashe cyo. Iyi radiyo yanyu ije kabiri ngiye shaka. YouTube ahubwo urambwiye ngo urashaka imbogo. Dore imbogo ngiye. Bidashaba imbogo. Arakubeshya aratana indirimbo twakoresha nta. Sasa. Rango ndashaka. Allo. We niwe mbogo. Reka Arakubeshya arakubeshya. Ndagufatira narebi. Ngwino umusobanurire iyo mbogo iyo ari umusobanurire. Reka ndagufasha. Niwe mbogo. Imbogo ziba Nyagatare muri parike. No zisa n'ingaryi. Urazibona? Zisa n'ingaryi. Ziba zifite yayo shusho yihariye. Ariko nanjye meze nk'ingaryi. Ya. Urabona ngiye ntani nk'ingaryi. Uri umuntu. None rero wambogo we reka twumvikane. Ayo makuru mushaka kumfata. Niba ari teatre niba ari igisimbizi. Tuba turigana n'abantu ku muhanda. Uyu ngo arimo arashaka umukunzi. None rero iyo mbogo fata no kwanza. Batanu. Niwe mbogo. Barakubeshya washa. Kandi ubufite n'ubushyushye. Aranashyushye. Nari mfashe mu ruhago. Yarafashe ngo mu ruhago. Barafashe mu ruhago. Mfashe mu mufuka. Fata gucegewe. Asubiza baracyafite imbaraga mu ngubu. Kubera iki n'ibyo bikwiye. Baracyazifite. Ntabwo uziye. Wago umukoga nk'uwamwese. Nkuri imyumbati n'injumbo yose. Hayivana. Ubwa mu rugo kwivuko ni hehe? Iwacu kabuki. Edwe ni hehe? Vuga iwacu. Edward se n'umuhungu wawe cyangwa? Buringa. Edward ngwino umwibutsa. Kubera icyo bari kukubaza iwabo n'umuhungu wawe. Iwacu ni Buringa. Ibuhinga? Ibuhinga harya ubwo ni? Iburinga majyepfo. Iburinga ni he? Ibutare? Kare ka Muhanga. Ni na hafi ariko. Mushishiro. Wabaje uramujyama. Waje wacu ni he? Uriye rero niyo nkurikira amakuru yanjye. Ese? Narengize muturuka hamwe. Oya, turabavandimwe nyine turi hano gutya. Ubu se muze uburi gukora ibiki hano? Uburi kudoda inkweto. Uburi kudoda inkweto. Ariko ujye uvuga undi. Nyine ndi kureba ibyo bikoresho biraho. Nkagira ngo ni ibyawe. Ngende akazi mbonye bwa mbere niko mfata. Abo ngo urahinga imyumbati yose ni n'umurimo wose. Injumbo yose nayivanamo. Ariko ari gitamisi uyatamo. Ushaka kuvuga iki? Icyo Kinyarwanda kirahenze. Uravuga ngo imvungure zose n'ibikiri biki. Akari utanu yose banyiteguye gusa. Ariko ari gitamisi mba mu nzira. Umukije mu muze avuze. Gitamisi ni iki? Gitamisi ngarahinga urumva imyumbati Gitamisi ni imyumbati ruro. Mose agahinga ariko ngo gitamisi. Kinyarwanda cy'umusaza kirakaze. Kubera ko gitamisi atayikunda se no kubeshya. Kinyarwanda cy'abantu bakuru. Kimeze bitese. Fresh. Bava mubonye. Muze yarambaje ngo ndashaka kureba iyo mbogo. Ahubwo n'ubwa mbere mubonye. Ubwa mbere mubonye. Wowe najya nkubona kuri YouTube. Komera. Bana dusuhuza yine. Nawe urumva yoroshye nkuko muzabivuze. Ahubwo yavuze ngo ndashyushye. Ngo ndashyushye. Kafite n'imbaraga. Turashaka kukubaza umukunzi. Yewe, nta mukunzi. Kubera iki? Kubera biba bitaragenda neza buriya. Cya kibazo kikopa. Abakobwa b'iki gihe urabizi. Buri kintu cyose nta kintu ufite wapi ntabwo byava. Nta mafaranga. Ugashaka umukobwa ufite ikofi wayigwishe. Ubuse nka nakwisukira ko. Ahungu wari afite. Ntayo. Ntayo arakubeshya. Ako nani mukunzi agira. Ngamaze imyaka 2 mu ntara y'Amajyepfo nta muntu yambutse. Arakubeshya abarenze ko susubiye inyamashyi. Uzajya utereta ku rukundo upagase nyuma mu bigerewe.
ubanza uterutura umugore w'amafaranga nta mahoro. upagasenye ngura mama gusuzuye Ye misoro nakwishimiye. Ubu uri hano ku muhanda ukora ibiki? Aha ngaha hano ku isoko y'Inyamirambo ni ibiraka bisanzwe. Uri kudoda inkweto nawe? Nadoda nkikorera imizigo iyo nayibonye. N'igihe byanga nyine nkakubitwa. ntabwo uzagakweta vavu Kameze neza kandi ariko njye sinjya nkunda inkweto zifunze. Makeya. Ubu nangahe zino? Kodone. kode ngo harya nanga Warimo gahunda. Ubu nangahe? kandi suzuma hasuko yurutse Ziri mu bwoko bwa barirene. Barirene ziba zigura 5. uko ngene nashaka umukunzi bava wabuze umugabo no mugukushima Barirene ziba zigura 5. egera hano ufite umukunzi ba mu nzira bataduhita umukunzi ndamufite Bine n'atanu. ndamufite kabisa shadi wamenye tumuvuga tubatwumva nta telefone afite barayimwibye tumugurira irindi gushaka kuyimugurira vuba ikibazo cy'umufungo nyine urumva nyine no gushaka ibiceri ntabwo biramoneka neza twakomeza kubona muri no muhanda abantu bose ryinye ari kurindi kabona umuntu ntabwo yishimye urabona biterwa n'iki kubona abantu bose mu muhanda ukabona muri wese cyangwa akazi kabuze. igihe akabazi kaba hari gakeya kataboneka kabibona ko nta bushobozi afite bwo kuba yakwishima kabisa nabyo birashoboka bari ibyishimo bya mbere so ko umuntu aba yaba afite ubuzima ameze neza nta ndwara afite imbaraga kabisa zo gukora nabyo birashoboka dukora kuri radio Impare rero tuba turi mu muhanda tuje tuganira n'abaturage bamwe dutungura abakunzi babo ariko bose bamwe urasanga nta mukunzi amukunzi bose niko nta mukunzi babona ngo ikibazo cyo mu mufana ngo nta kofi nta mukunzi byose birashoboka abantu iyo bari kumwe bajye inama byose rata bagashakisha bagashyira hamwe ko ntabwo yavuga ngo nta mukunzi se abantu bajye inama ibintu bakabishaka kirarata izo nama ni nziza kamerama ibintu bakabishaka wa twigendere babuze umukunzi ubwo ngubwo reba iniga ziri hano zo afite amafaranga se bwo aka kanya uzi gusudira uzi gukora buri cyose bakora akayi kazi bakora akayi kazi n'umuhanzi umvira atayora imyanda umuhanzi sister ukeneye umukunzi wa nyawe ndetse abajene bose nanjye ndebe niba muke uvuze gute ndebe ukuntu namwigera Nawe so bwa mbere nkubonye kuri YouTube. Nawe so bwa mbere nkubonye. Yeni twisaka amanyi udakina n'abana ukina n'abanye. Ahantu hose abaduteye. Ahantu hose abaduteye. Ahantu hose bari tayari. Reka mbe umwana wa Kejeri nanjye. Abari gahunda. Uraje umusaza. Bava turimo turajya diaspora. Reka ye. Gahunda ni y'umu diaspora. Umu diaspora bahe. Salama mugabo. Uwo mu diaspora ni bari umu diaspora. Umukira. Umu diaspora. Umu diaspora. Umu diaspora sawo. Uwo mu diaspora nzamukura. Uzamukura kuri no mihanda twirirwa. Na mu diaspora nzi. Awe Nyamirambo hano turi. Na mu diaspora nzi. Uzi mu diaspora. Na wonzi. Abantu baza bakwandikira babafana bari kunyandikira na ba diaspora babafana. Ese nawe ujye gwifunga. Reka nawe. Keretse nka marene wanje nyine. Marene wawe. Amazi imisi yirwariye na mama yarambwiye ngo nzamutumire ngo mu bukwe. Bari bahari inyuma ngo arambwira muke ati nje nta mafaranga buzima nifitiye bwo kujya no ku muhanda ngo muboherereze ngo na mama iwe sha n'amafaranga ngo na mama wanje nyine mama yarambwira ati uzamubwira ati dufite ubukwe n'amazi umuntu uri mu Bufaransa uzamutumira azaza ubwo umuntu uri mu Bufaransa niketse ubwo nibushaka intwererano ati ngo nzaze guhaho nubwo intwererano aho ko niyo ugira ngo umwibarize ubwo mbe mubwiye nyine arambwira ati yewe ati ntago nzabona umwanya wo kujya no ku muhanda nyine yaramaze iminsi yirwariye ingabo z'u Rwanda muri mfu ingabo z'u Rwanda sarazizi ko inzoga ziri ku musheba mama kunameze neza
inzoga ziri kumwongoza ariko nanone murimo kuririmba neza inzoga ziri kumwongoza nyine ari kumva arimo neza ari kumva arimo neza yahamije kamerama turimo turasoza turi mu mihanda ariko muri no mihanda ni ubwa mbere tuyigezemo ariko ibiganiro byacu kuri Radio Impact no kuri Alex nde chano yacu comedian Alex cyangwa Regis comedian urumva no kuri Kigali News ino mihanda tujya mu mihanda igitandukanye no kuri Vava TV show indirimbo mu minsi mikeya iraba yasohotse ariko se gahunda yatunyweresi bayibagiwe cyangwa asubamugani mu murimo basinze ku manwa y'ihanga mu biryogwe bafite ze gahunda hano ni rweza amenyo uno muhanda yawita kwa Gisimba Gisimba yarapfuye Imana mwakire mubaye yakoze amateka menshi meza yakoraga iki siwo Gisimba yarafite ibigo by'abantu b'impfubyi nese yasaga ni Gisimba oya byari izina byari izina ubusa ko kira ariya mu kira bakwitaga ndi kera banyitaga amacibiri nyine kwana ndi mugufi yandakabundigira imbyibushe uburacyara akabundigira nyine nago nkibyibushye uracyita amacibiri si ubungubu umva ngiye bari mu magana bahonda ahubwo rero mama arimo gusohoza naho ubundi se tunyweresi bayibagiwe koko mana so bamugana ubundi rweza aya manwa y'ihanga basinze babaye ibyatsi bambonye amasaye mugurira inkweto bari kumva barimo neza masaye jambo uko naye yapa ngo ni mugure uko na meta ngo ni mugure leta tone ngo ni mugure ngo ni mugure